ndashaka kubabwira ko abantu bose b'Imana basenga neza, bafite inyonjo, bafite ibishakwe, bafite umusaraba dayimoni yabakoreye kugira ngo bivovotere Imana, ariko kuko bayiyeguriye burundu ntibashobora kwivovota kuko bazi neza yuko ariko imiterere y'urugamba imeze. Ubu umuntu udafite ikigeragezo kimwibasiye muri iyi minsi yicaye hano, aze kutekereza ku rugendo rwe, asubire mu buhamya, ashobora kuba ameze nk'umurambo wegetse Satani atagiteza ibishuko. Niyo mpamvu umuntu aba umubyeyi mwiza akagira abana b'ibirara, umugabo akaba mwiza akagira umugore wamunaniye, umugore akaba mwiza akagira umugabo wamunaniye w'umunywanzoga urara arwana akarara mu kabari, umugore we ari imfura. Umuntu akaba mwiza akagira abaturanyi babi, umuntu akaba nta n'umuntu runaka yakura, abantu bakamusebya yuko ari umurozi nta n'umuti w'igicurane azi. Mbabwire ko tuzahabwa impundu dutabarutse, mbabwire ko guseka hahirwa umuntu uzaseka bwa nyuma abwiwe ngo injira mu munezero wa sobuja. Mbabwire ko inyandiko dufite zivuga ko umugore n'umugabo bazajyana mu ijuru bakicarana mu bikari byo mu ijuru, ngo Yesu azabahagurukira ku ntebe y'imbabazi akavuga ati muri inyamibwa mu gihumbi. Mbabwire ko ubu Satani yanga imiryango. Mbabwire yuko iyo umugabo atari umukirisitu, umugore niwe uba uri umukirisitu. Mbabwire yuko mu ngo haba hari ibibazo bitandukanye ku buryo Satani aba atifuza yuko abagize umuryango bazagera mu bwami bw'Imana bafatanya agatoki. Niyo mpamvu reka mbabwire, umuntu wese agira umudayimoni wamuzengereje. Ushobora kuba uri umubyeyi mwiza cyane wubaha Imana ugakurikiza n'amategeko yayo, ariko Satani akaguteza abana, akagutereza abana bawe uburara, ukabona abana bawe batangiye no kujya banywa itabi, kugira ngo Satani agutere inkota yo mu mutima. Pawulo yanditse amagambo yantangaje, yaravuze ngo nahawe igishakwe ariyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfusi ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye, ngo ninginze Imana inshuro 3 ngo kugira ngo icyo gishakwe Imana ikinkureho, ngo nuko Imana iramubwira ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Mbabwire yuko buri muntu wese wicaye hano afite inyonjo, afite igishakwe. Icyo gishakwe uhora usengera ngo Imana izakigukureho, ni ikimenyetso kigaragaza ko urugendo urimo utibeshye. Ahubwo ngiye kubwira abantu banteze amatwi bicaye aha ngaha, niba muri iyi minsi nta kintu cy'igishakwe ufite kimaze kugutera iseseme, kimaze kukugera aha ngaha, uhora usenga wibaza uti ibi byangeza aha bimaze kuntera ski, nakubaza aho wanyuze kugira ngo ube uri muri iyi nzira. Ubu abantu benshi bazasoza uru rugendo, abenshi ntibicaye aha ngaha. Hari abantu bashobora kuba baranavuye mu nzu y'Imana bakayita bakagenda, abasigaye bayoboye ibihande, abasigaye bayoboye amakorari, ariko imitima yabo yaranze guhinduka. Ushobora bo nta buyobe bigeze bagira, ariko hari abantu bavuye mu nzu y'Imana baranayoba, ariko Imana ikaba yarabahaye indi mitima. Ntabwo Imana izemera ko basoreza urugendo rwabo ku gasozi bazagaruka muri uru rugo, nubwo batazagaruka bashaka kongera kuyobora amakorari babagamo, bazagaruka baciye bugufi badashaka no kunganira, ariko kugira ngo mu isozwa ry'urugendo bazagira iherezo ryiza. Igihe bakoraga ibirori by'umwana wararutse, mukuru we yarigunze aragenda acyurira se ngo nta n'agasekurume yamuhaye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ndi buhagarare imbere yanyu, ariko ndagira ngo twibukiranye, buri muntu wese wicaye muri aya materaniro agerageze kurarika abashyitsi. Ariko ndabizi ko abandi bashyitsi murimo hano ni abasanzwe muri Abadivantiste. Rero kuba izi mpano nzihaye abantu batari Abadivantiste, namwe twari kubakira tukabibaha, ariko murabizi ko ahubwo namwe mukwiye kudufasha kubitanga kuko niyo nshingano yanyu dusangiye. Maze rero iminsi turi kwigana amagambo akomeye. Ejo nigishije ibyerekeranye n'ibimenyetso bigomba kubanziriza kugaruka kwa Yesu. Ndashaka kureba umuntu utari uri hano mu mugoroba washize, uyu munsi akaba hari, nazamura ikiganza. Imana ibahe umugisha. Muntu utari uri hano mu mugoroba washize,
wahombye kandi amafaranga atari munsi y'ibihumbi 300. Kibwirizwa kimwe ahangaha yewe nkibara mu gaciro k'amafaranga. Nabwirije kuri TV1 ariko ndibuka yuko bambariye agaciro k'icyigisho cy'isaha n'iminota 30. Narabaze nsanga nibura ikibwirizwa kimwe cyishyurwa 198 n'utundi duceri cy'isaha imwe n'iminota 30. Ntabwo nzi impamvu abantu badashobora kubara igihe mu mafaranga. Buriya Abongereza baravuga ngo time is money, igihe ni amafaranga. Ubundi abantu bavuze bashatse definition y'ubuzima. Iyo umuntu avuze ngo ndi kurya life, ikintu cyitwa life cyangwa se ubuzima bukasemo nk'ibyiciro, reka mvuge 3. Abahanga bavuga ko icyiciro cya mbere ari ukuva ku myaka 1 kugeza ku myaka 25. Abahanga bakita icyiciro cyo kwiga. Kuva ku myaka 25 kugeza ku myaka 45 abahanga bakita igihe cyo gukora. Kuva ku myaka 45 kugeza ku myaka 100 abahanga bakita igihe cyo gusarura ibyo wabibye. Kubera iki ubuzima bukase mu byiciro 3? Wakatamo ibyo ushaka ariko genda kubwira 3. Impamvu bavuga ko kuva kuri 1 kugeza kuri 25 cyitwa igihe cyo kwiga, nuko iyo umuntu atagize agira icyo amenya muri iyo myaka, igihe cyo gukora kigeramo akabura ibyo akora, kuko no mu gihe cyo kwiga ntacyo yize. Ubu nizo mpanuka dufite. Ubu mu isi uri gutera intambwe ukagonga igikuta, uri gusanga hari ibintu wirengagije kwiga kandi isi ikaba iri kubikwishyuza. Abantu mutarebye ku kibaho muri aha ngaha, ubu isi iri kubatuka, iri kubabaza ati kuki mutize? Umuntu wese utararebye ku kibaho, isi iri kutwishyuza igihe twapfushije ubusa, iri kutubaza ngo kuki mutize? Kubera iki? Tugeze mu gihe abantu basabwa gushyira mu bikorwa ibyo bize, kandi mu gihe cyo kwiga ntacyo twize. Abantu benshi nta kintu twibereyeho, mu bwonko burimo amazi. Iyo umuntu atabonye uko akurikirana aya mashuri yo hanze, yiga imyuga, akaba umukanishi, akaba umufundi, akaba umutayeri, akaba umubaji, akaba ibijyanye n'imyuga murabizi. Ariko uyu munsi hari ikibazo gikomeye cy'abantu bashobora kuba bari ku isi nta n'umwuga n'umwe bagira, umwuga bigirira ari uwo kuvuga amagambo gusa. Ntabe yagira iminota runaka yo gutuza, ahubwo agahora avuga, kuko mu gihe cyo kwiga ntacyo yize. Niyo mpamvu tugwije abantu b'abasongarere mu mujyi wa Kigali, kuko mu gihe cyo kwiga ntacyo bize. Bageze mu myaka yo gukora babura ibyo bakora, nta naho badepoza. Icya mbere, uradepoza se ugira certifica y'ubufundi, uradepoza se ugira iy'ubudozi, uradepoza se ugira diplome, uradepoza se ugira. Igihe rero ibuzima buri kudusaba ibyo tutigeze tubona mu gihe twari dufite umwanya, biba bidusaba gusubira inyuma. Mu cyiciro cya kabiri cy'ubuzima ni ukuva kuri 25 ukagera ku myaka 45. Icyo gihe abahanga bakita igihe cyo gukora. Nibwo wa wundi wize amashuri ye, nibwo wa wundi wize imyuga, nibwo wa wundi wize ubumenyingiro agenda gushakisha akazi, kuko afite ibintu yize. Iyo utigeze ugira ibyo wiga, iyo myaka igushikira, nta kintu wakorera isi, nta n'icyo wayikoramo. Ubu niyo mpamvu mujya kubona mukabona abantu tubaho abantu twarasaziye ubusa. Ndaza kubabwira ikintu cyantangaje. Nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo imuhe impagarike imwe mu bwenge. Abantu ubwenge nibo babwibuza.
kuva ku myaka 45 kugeza ku myaka 100 abahanga bakita igihe cyo gusarura ibyo wabibye. Nibwo muri ya myaka yo gukora iyo wabyaye abana uba ufite umugisha. Noneho mu myaka yo gusarura ibyo wabibye, igihe wamuhamagaraga yatinze kuzana amazi, yatinze ku iriba, yagira ngo ageze mu rugo, cyangwa se wamuhamagara ukamuhamagaza igitutsi. Iyo ugeze mu gihe cyo gusarura ibyo wabibye, nawe uramuhamagara ati niko sha, ati ndakumva wa musaza. Igihe wamuhamagaraga umukubitisha inkuba, nawe mu myaka yo gusarura ibyo wabibye iyo umuhamagaye arayigukubitisha. Ku buryo ikibazo ababyeyi dufite, nanjye ndi umubyeyi, nuko ibintu abana bacu twababibyemo mu myaka yo gukora, ubu turi gusarura ibyo twabibye. Iyo ubona umwana wadakunda Bibiliya, ntakunda umwuka w'ubuhanuzi, ntakunde gusenga, nuko mu gihe yatangiye guhoha, nuko mu gihe yatangiye kuvuga, nuko mu gihe yatangiye kumenya ubwenge, arangije segonderi ataranayitangira, ubwo yiga 6e primaire. Aho kugira ngo umugurire Bibiliya igura 10,000, wamuguriye telefone igura suwani. Ubwo rero icyo gihe nazajya yirirwa areba za pornography, akirirwa areba ibitente na za TikTok. Ubwo urwishigisha yararusoma, uzasarura ibyo wabibye. Mu myaka yo gusarura ibyo umuntu yabibye niho agahinda kamwica, ku buryo ababyeyi bamwe bararira amarira Imana idashobora guhoza kubera yuko bariho gusarura ibyo babibye. Nyamara iyo umuntu aza kumenya ubwenge mbere, aba yaritaye ku iherezo rye. Bibiliya bivuga ngo iyo baza kuba abanyabwenge baba baritaye ku iherezo ryabo. Icyo rero nari mvuga ibi niki, nasaga n'utangira, ariko ubu nari nanageze kure mvuga ibintu bikomeye. Buryo umuntu uzafashirizwa mu materaniro afashwa bagitangira. Ubu ndashaka kubabwira ko abantu bose, abenshi bakwiye gutekereza ku iherezo ryabo, ariko bakiga impamvu bariho mu buzima. Ubuzima bumeze nk'inyanya. Kimwe mu bimenyetso bikomeye Yesu yavuze muri Matayo 24, yavuze ko hazaba inzara ndetse n'ibyorezo. Avuga ko hazabaho ibishyitsi, avuga ko hazabaho indwara zikaburirwa umuti n'urukingo. Avuga ko abantu bazapfa nk'isazi, impfu zitunguranye. Ni ukubera iki uyu munsi abantu bapfa kandi mu buryo butunguranye? Isomo turiho, kuki abantu bari gupfa impfu zitunguranye? Ni ukubera iki? Nitegereza ahangaha, aba bantu ubona bose, aba ni abakinnyi b'imipira. Tayari ziriya ntabwo ari komedi bari gukina, izi ni kamera zagiye zifotora abantu bagiye bapfa impfu zitunguranye. Wababonye abantu uburyo bari gupfa muri iyi minsi? Iki gihe turimo ni igihe kirwaye ku buryo ubu uyu munsi iyo bavuga ngo ubuzima bumeze nk'inyanya, mwitegereza aka kantu. Tayari ibi bisobanura iki? Ibi bisobanura ko udagomba gutetera muri ubu buzima. Hari indwara ziri gutwara abantu utamenye ngo ni izihe. Indwara ngo yo kuvura kw'amaraso, za diabete ntizajyaga zibaho, ama hypertension. Dore izi ni kamera. Ibi barimo ntabwo ari komedi. Dore yarari kugendana n'undi yikubise hasi. Dore impfa abantu bari gupfa zitunguranye. Aba ni abanyamakuru bari kuri za mikoro. Ikibazo ni iki? Kuki abantu bari gupfa impfu zitunguranye? Kariya kantu murakabonye? Ebora umuntu utakabonye. Biriya ni igisobanuro cy'ubuzima. Ubuzima ni nk'inyanya. Ndagira ngo tuganire ku ingingo ivuga ngo abantu batatu bayobye. Abantu batatu bagenje bate? Abantu batatu bayobye nicyo cyigisho tugiye kurebera hamwe. Ndagerageza mu minota mike mfite, ariko munyemerere buri muntu wese asengere mu mutima. Isomo rivuga ngo abantu batatu bayobye. Ejo nigishije ibimenyetso,
twabonye ibimenyetso bisaga 20 bigomba kubanziriza kugaruka kwa Yesu. Uyu mugabo mureba yubitse umutwe mu maguru, namuciriye umugani uvuga ngo byari ibye, birangije bimucika se kanyuma abishakarira. Umunyarwanda w'umuhanga we yavuze ko mu isibano ry'amagara aseseka, iyo amagara aterewe hejuru umuntu wese agomba gusamaye. Habayeho umuntu witwaga Nowa abaza inkuge, Imana imubwira ko azayibaza imyaka 120, kandi iyi nkuge yagombaga guhongeramo abantu bose. Iyi nkuge yagereranyaga Yesu uzahungirwamo n'amahanga yose. Nuko barayibaza, ariko ngo bayibazaga itihuta. Biza gusoza Imana irokoreye abantu 8 muri iyi nkuge. Isi yose yari ituwe n'abantu benshi, barangije ubuzima bwabo buratikira ku mpamvu yuko banze kumvira Imana. Ubundi reka mbabwire inshuti zanjye bene data, abantu bajya mu ijuru bafite amahame 2 ayobora ubuzima bwabo. Ihame rya mbere, bahora babaza Imana ngo Mana, ni iki wandikishije ngo nkigenderemo? Kandi Mana, ni igiki wabuzanije ngo nkireke? Aya niyo mahame ayobora abantu bimuka bavino bajya mu ijuru. Ihame rya mbere riravuga ngo Imana ni igiki yandikishije ngo nkigenderemo. Ihame rya kabiri riravuga ngo Imana ni igiki yabuzanije ngo nkireke. Rero Nowa niwe mubwiriza wabayeho mu mateka y'isi, natwe tubwiriza. Nta muntu wagera ku rwego rwa Nowa. Nowa yari umubwiriza ngo w'ibyo gukiranuka, kandi Nowa niwe mubwiriza winjiranye mu nkuge n'umugore we n'abana be n'abakazana be. Babwire ko abantu tugize bari mu abantu bafite imiryango, mbabwire ko tuzahabwa impundu dutabarutse. Mbabwire ko guseka hirwa umuntu uzaseka bwa nyuma abwiwe ngo injira mu munezero wa sobuja. Mbabwire ko inyandiko dufite zivuga ko umugore n'umugabo bazajyana mu ijuru bakicarana mu bikari byo mu ijuru, ngo Yesu azabahagurukira ku ntebe y'imbabazi akavuga ati muri inyamibwa mu gihumbi. Mbabwire ko ubu Satani yanga imiryango. Mbabwire yuko iyo umugabo atari umukirisitu, umugore niwe uba uri umukirisitu. Mbabwire yuko mu ngo haba hari ibibazo bitandukanye, ku buryo Satani aba atifuza yuko abagize umuryango bazagera mu bwami bw'Imana bafatanya agatoki. Niyo mpamvu reka mbabwire, umuntu wese agira umudayimoni wamuzengereje. Ushobora kuba uri umubyeyi mwiza cyane wubaha Imana ugakurikiza n'amategeko yayo, ariko Satani akaguteza abana, akagutereza abana bawe uburara, ukabona abana bawe batangiye no kujya banywa itabi, kugira ngo Satani agutere inkota yo mu mutima. Pawulo yanditse amagambo yantangaje, yaravuze ngo nahawe igishakwe, ariyo ntumwa ya Satani, yo kunkubita ibipfusi ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye, ngo ninginze Imana inshuro 3 ngo kugira ngo icyo gishakwe Imana ikinkureho, ngo nuko Imana iramubwira ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Mbabwire yuko buri muntu wese wicaye hano afite inyonjo, afite igishakwe. Icyo gishakwe uhorana uhora usengeraga Imana izakigukureho. Ni ikimenyetso kigaragaza ko urugendo urimo utibeshye. Ahubwo ngiye kubwira abantu banteze amatwi bicaye aha ngaha, niba muri iyi minsi nta kintu cy'igishakwe ufite kimaze kugutera iseseme, kimaze kukugera aha ngaha, uhora usenga wibaza uti ibi byangeza aha bimaze kuntera siki, nakubaza aho wanyuze kugira ngo ube uri muri iyi nzira. Ndashaka kubabwira ko abantu bose b'Imana basenga neza, bafite inyonjo, bafite ibishakwe, bafite umusaraba dayimoni yabakoreye kugira ngo bivovotere Imana, ariko kuko bayiyeguriye burundu ntibashobora kwivovota, kuko bazi neza yuko ariko imiterere y'urugamba imeze. Ubu umuntu udafite ikigeragezo kimwibasiye muri iyi minsi yiwicaye hano, aze kutekereza ku rugendo rwe, asubire mu buhamya, ashobora kuba ameze nk'umurambo wegetse Satani atagiteza ibishuko. Niyo mpamvu umuntu aba umubyeyi mwiza akagira abana b'ibirara, umugabo akaba mwiza akagira umugore wamunaniye, umugore akaba mwiza akagira umugabo wamunaniye w'umunywanzoga urara arwana akarara mu kabari, umugore we ari imfura. Umuntu akaba mwiza akagira abaturanyi babi, umuntu akaba nta n'umuntu runaka yakura, abantu bakamusebya yuko ari umurozi nta n'umuti w'igicurane azi. Hano buhicayemo ngo abantu baroga.
iyo umuntu arengeje, reka nkubwire, iyo urengeje imyaka 45 50 ugatangira gushingira kugira imisatsi ibiri bataragushinza amarozi, nawe ntabwo namenye aho wanyuze hariho. Gusa mu mujyi wa Kigali ho ni abasirimu, umuntu ashobora kugira na 80 ntawe uramutuka icyo kintu. Ariko mu cyaro uko twakuraga ababyeyi batubwira yuko umuntu w'igikara ufite inyinya y'igikara ngo abo bantu batera umwaku, ku buryo iyo mu gitondo mwahuraga n'umuntu akamwenyura afite inyinya y'umukara, ye baba we waravugaga ati uyu ni umuzabiza umwaku. Ariko ibyo cyari ikinyoma, nta muntu utera umwaku ubaho. Hari ibimenyetso by'abantu batubwiraga ati runaka, iyo umuntu yabaga yarwaye icyitwa amashamba, niba ari amashamba sinkibyibuka neza, baramubwiraga bati rero uzarebe ukuntu wisiga imbyiro, nugenda mu muhanda abantu bakaguseka, ubwo uzaguseka iryo shyano nawe azaba aryangaranye. Umuntu akaroga atazi yuko ari umurozi. Hari ibindi twakuriyemo, ariko abandi bicaye hano baranyumva, ubu nyirabyo we amenye neza yuko mu ijuru bamusuye, ntago babura kugusura n'ibintu umuntu aba yarigize. Hari imigenzo tuba dukora ya gipagani itemewe na Bibiliya. Nk'umubyeyi hari igihe ajya kubona akabona umwana arasepfuye, yamara gusepfura akabaririza ahantu hari akatsi, agapfura akatsi, ukajya kubona ukabona agashyize ahangaha. Hari icyigisho njya ngira kiba kuri interinete kiravuga ngo nta mahoro ariho n'uburozi bwa nyoko bukiriho. Ubu tuba dufite ibintu byinshi, abantu benshi baba bafite imiti bavanye Nyamirambo mu bapfumu no mu Gisaka yo kujya bisiga, abandi baba bafite utuntu tw'impigi bakenyereyeho, hari abandi bambara ibikomo ku buryo utakimwambura, hari ujya guterurira uruhinja utekereza yuko wagiye kumusura wishimira ko babyaye, ugasanga bamukenyeje urunigi ahangaha cyangwa se akandi ku kaboko, akantu k'agashenete. Nyirubwite azi icyo yakoze, babyita arabwenge, ku buryo akubwira tuzaba umwana uzaba injiji, manda se ntifashe uwifashije. Ibyo byose bifitanye isano n'inzira z'ubupagani. Ibindi ni abantu batera imyaka, ugasanga mu murima we yashyizeho ibimenyetso, umutsina, ireke, wamubaza ati ibi bintu bimara iki? N'abasenga ugasanga umuntu ngo ayobora igihande ni umudiyakoni, ariko wagenda mu murima we w'inyanya, wagenda mu w'intoryi, ugasanga harimo umutsina, harimo ireke n'ibindi bimenyetso, wamubaza ati ibi bintu bisobanura iki? Ati ni ukugira ngo abanyamaraso mabi batazanyangiriza imyaka. Kandi Bibiliya ivuga ko umuntu wese utarakira mwuka w'Imana aba ari umuteramwako, aba ari umuvugo arivuye. Iyo umuntu amaze kwakira ubuntu bw'Imana, umwaka uyavanye kwa Adamu uhita ugenda agahabwa ubuntu bw'Imana, akagenda yemye. Niyo mpamvu ejo bundi nabwiye abantu, ndababwira nti igihe wisaka ugasanga nta mwuka wera w'Imana ukurimo, nushaka no gutega igare jya ubyihorera, nushaka no kurira moto jya ubyihorera, hato zitazaguhunahuna abadayimoni bakagushokera, bakagenda bakicara ku gituro cyawe bati tubonye umuntu tuzavovora ku munsi w'umuzuko. Ndakugira inama ariko nanjye nyigira, igihe cyose uzi neza yuko wicaye mu byaha. Kare nahoranye n'umuntu yambwiye ikintu cyantangaje, yambwiye ati ndi umunyabyaha ariko ibyaha nkoze byose ntabwo mbirarana. Hari mu gitondo nari mvuye hano muri Nibature, arambwira ati ubu ndi umwere kuko ibyo nakoze ejo naraye mbyihannye byose, ubu uyu munsi ndakora ibindi nzihana ejo. Ntabwo nzi impamvu yafashe uwo mwanzuro, ariko yambwiye ijambo ryanteye ubwoba. Nubwo ibyo yavuze atari ukuri Bibiliya yigisha, ariko unyuze mu yindi shusho
wasanga harimo ukuri kwinshi, we abaho avidura. Ikintu gitangaje rero ni iki? Uzi kugira ngo umuntu asengane ingeso umwuka wera w'Imana ajya ahora yivugaho buri gihe, yange kuyicikaho. Tuba dufite abasore bakora ibyaha byo kwikinisha n'abakobwa, bavuga abasambanyi n'abasambanyikazi, uyu ntiyiyumve. Kandi biriya bintu bigira ingaruka cyane, kugeza n'igihe umuntu ateye intambwe yo gushaka ko bazabana, ariko ntakanyurwe nabyo, ahubwo akajya yiherera agakora bya bindi yamenyereye. Sibwo ingo ziri gusenyuka ari nyinshi? Ubuzi ingo ziri gusenyuka kubera abasore bamenyereye kwikinisha, abakobwa bamenyereye kwikinisha. Ubu muzi icyaha cy'ubusambanyi urwego kigezeho. Umuyobozi yarari kuvuga ibyerekeranye n'ubutinganyi. Abantu bari kujya kuri televiziyo bati twe turi abatinganyi. Abantu bamaze kumena ibanga. Ubutumwa bwanjye kuri abo ngabo bose n'ubu ngubu: nimukomeze mube abo muri bo, murakunzwe cyane kandi mugomba kumvwa, kuko ibyo mukora birumvikana, kandi namwe muri abantu nk'abandi. Uyu ni Reka mbabwire perezida. yuko mu gihe nkiri perezida wanyu, buri wese mu buyobozi bwanjye arabashyigikiye. Ndimo ndarwanira uburenganzira bwanjye bwo kuba umutinganyi. Ntabwo nkwiye guterwa agahinda ijoro ryose, mfite ubwoba bw'uko ndi buramuke ndi muzima, bitewe n'imvugo z'urwango zitwibasira. Abayobozi, ababyeyi, abarimu mwese n'abaharanira uburenganzira bwa muntu, nishimiye guhagarara imbere yanyu uyu munsi ndi kumwe n'umuyobozi w'ukuri, a leader who is not just speaking up for us, umuyobozi utatuvugira gusa, but standing up for us ahubwo turengera no mu bikorwa with action against extreme attacks. kugira ngo arwanye abo ngabo bose batwibasira bitewe n'uko turi abatinganyi. I'm proud to stand here today with a leader who does have our back. Nishimiye kuba mpagaze hano ndi kumwe n'umuyobozi udushyigikiye. Today, I'm about to sign an executive order. Uyu munsi ngiye gusinya itegeko nyobozi risaba inzego zose z'umutekano kurinda uyu muryango w'abana bahuje ibitsina bose, ndetse no kurwanya imvugo zose z'urwango hamwe n'izindi mvugo zose zigambiriye guhindura imyumvire y'aba bana gutya bo muri uno muryango. Turacyafite umurimo munini cyane wo gukora. Mwese murabizi ko kwibasira bene aba bantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari ibintu biriho, kandi bikagira ingaruka kuri ino miryango, kuko bisenya bene iyi miryango nk'igihe umwe wo muri yo ahindutse. Uyu ni perezida wa Amerika wavuyeho witwa Joe Biden. Niwe wasinye itegeko, abivuze mwumva, uyu munsi ngiye gusinya itegeko risaba inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta, inzego za gisirikare na polisi, kurengera no kurinda umuryango w'abantu babana bahuje ibitsina. Ubare n'abantu baba bumva amakuru ari gucicikana, ariko ibi biri mu bintu biri guteza isi akaduruvayo. Nubwo abantu nubwo abantu bamaze kwerekana ko batari abantu bagomba gukurikira Imana, umuntu wese ahantu azasoreza inzira ari gukatiriza yerekerayo. Ubu abantu bamaze kuba ibyihebe. Nabo ni abantu b'Imana kandi bafite uburenganzira bwabo bwo kuba mu muryango. Interuro yakuye cyane ibitangazamakuru byinshi guhera ku gicamunsi cyo ku 21 y'ukwezi kwa 10 2020, ivuzwe n'umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis. Nabo ni abantu bafite uburenganzira bwo kuba mu muryango. Yego, interuro yasubiwemo cyane ifite uburemere bwayo. Ni interuro yasohotse mu kanwa k'umushumba wa Kiliziya Gatolika binyuze muri filime mbarankuru ivuga ku buzima bw'umutegetsi Papa Francis. Umushumba wa Kiliziya Gatolika yashinze n'umembarankuru kandi avugamo ku ngingo yo kuvangura, yaba ivangura ruhu n'irindi vangura iryo ari ryo ryose bimaze gufata indi ntera, akanavuga ku ngingo y'abimukira. Ni filime urebye umushumba wa Kiliziya Gatolika yahisemo kuvugiramo ibibazo bikomeye cyane bireba cyane cyane inyoko muntu muri iyi minsi. Ageze kuri aba baryamana bahuje ibitsina, yumvikanye agira ati: abo baryamana bahuje ibitsina n'abana b'Imana, bafite uburenganzira bwo kuba mu muryango. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubaheza abazize ibyo ngibyo. Nabo kandi ntabwo bakwiye kumva yuko bazira ibyo gusa.
ati icyo tugomba kuba dufite ni ukugira itegeko ribarengera mu gushyingiranwa mu mategeko. Iryo tegeko niturigira, icyo gihe bizaba bifite kirengera, bizaba byumvikana. Yabazwaga niba Kiliziya ishobora kuba yashyingira abantu babiri baryamana bahuje ibitsina, umugabo ku mugabo cyangwa umugore ku mugore. Avuga yuko nta kabuza Kiliziya itabura kubashyingira igihe amategeko asanzwe ya za leta n'ibihugu yo yabarangije kubemerera gushyingirwa. Ni ukubera iki ibi bintu nta muntu ushobora kubikuraho? Ibi bintu byatangire mu nzego zikomeye, zaba inzego z'amadini, zaba inzego za politiki, kandi mu bihugu bikize, urugero nka Amerika. Yewe mubaza w'umukristo ni ukuvuga icyo ni icyaha ku isi yose. Imana yaremye umuntu, umugore n'umugabo, bo barabyara n'ibiki byose. None ngo umugabo n'umugabo, umugore n'umugore ni ibiki? Ibyo ni ibintu byo kuvuga bidafite sansi nyine. Ku muco naho byabaye ni amahano rwose. Impamvu mvuga ko ari amahano ni uko nkurikije ku basogokuru n'abasogokuruza naho negeze mbibona. Tugomba kugendera ku birenge by'abatubanjirije. Ntago gushyingirana kw'abantu bahuje ibitsina bikwiye. No kwica umuco nyarwanda, kandi ntago bihesha Imana icyubahiro. Ariko bajya bavuga ngo umuco urakura. Ntekereza ko ushobora kuba waratinze gukura. Umuco urakura, ariko hari icyo bita guta umuco. Ntago rero twebwe umuco niyo wakura, tugendana n'iterambere, ariko ikigendanye no kuvuga ngo ni iterambere mu bigendanye no gushyingirana abantu bahuje ibitsina ntago bikwiye. Ikibazo ni iki? Ibi bintu bifite urwego ruri hejuru cyane. Uretse Imana ishobora kurengera intore zayo. Babyeyi babyaye, musengere abana banyu, musengere abana banyu, musengere abana banyu, kuko abana banyu ibi bintu biri gutambuka babireba. Aya makuru amaze, reka nkubwire, nuba waribyariye umwana w'umuhungu ukajya kubona ukabona yatangiye kwigira gutya, yitwara gutya, yigira gutya, yimaringa, yitwara nk'abakobwa, yigira gutya, ukajya kubona ukabona yatangiye kujya ahindura imico y'abahungu, ukabona agenda heba. Ntabwo nari nzi ko ababyeyi, reka nkubwire, nkiri umusore ntabwo najyaga numva akababaro k'ababyeyi. Ubu ababyeyi, umunyarwanda yaciye umugani ngo umuntu abyaza ikibamba ngo atakibanguriye. Ntabwo nzi niba uwo mugani ari uko ucibwa, ariko icyo bashatse kuvuga ni iki? Ni uko umuntu yitega amahoro amaherere amuri inyuma. Nugira abana bawe uramura, ujye ushimira Imana. Nimubatoze Bibiliya no gusenga, mubagurire ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Umuha 8 wa Bibiliya aho kumugurira igitelefone cy'ibihumbi 300. Kiriya gitelefone nubwo ukimuguriye nawe yazayigurira, ariko icyo gishoro umuhaye ukaba wanga kumuha Bibiliya, uzasarura ibyo wabibye. Mu by'ukuri isi iri kugenda ihindura amategeko yose. Ubu abantu bari kugenda bariho mu burenganzira bwabo, ariko bihurira he? Nari ngeze hano ndashaka no gusoza. Nari ndi kubabwira ngo niba ibi bintu bitangiye kuba, imyaka bimaze murayizi. Nowa mu gihe cye bavuga ko hari ukunywa inzoga, abantu bagasinda, abantu bagashayisha, ariko ubu hari ibyaha bikorwa ubu ntigeze mbona, ntigeze nanumva mu mateka. Niyo mpamvu birivuga ngo icyo gihe uzaba ari umubabaro utarigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nyamara uyu mugoroba Imana iri guhamagarira abantu kwinjira mu nkuki. Nowa niwe mubwiriza wabwirije ubutumwa, ari umubwiriza wo gukiranuka. Yabwirizaga ibyo gukiranuka, twe tubibwiriza turi abanyantege nke n'abanyabyaha, ariko Imana ntibura guhabwa icyubahiro. Igihe yahamagaraga rero
yarahamagaye ngo abantu nimwinjire, ariko natangajwe nuko inyamaswa ngo zizira zumvise amatangazo zikinjira, n'inyamaswa zitazira zikumva amatangazo zikinjira, abantu bo ntibinjire. Umuntu wari uri muri iki gihugu jenoside ijya gutera, ndashaka kubabwira ibintu bitatu byabayeho. Ubwo wari uri muri iki gihugu arahita abimenya. Buriya ni isi yose nijya kubamo ikintu, mu gace runaka cyangwa mu gihugu nihajya kuba ikintu, Bibiliya ivuga ngo hazaba ibimenyetso ku zuba no ku nyenyeri. Mu gihe cy'irimbuka rya Yerusalemu, ndashaka kubabwira yuko Yerusalemu yahawe imiburo itandukanye, ngo bagiye kubona umusazi yazengurutse Yerusalemu yose agenda avuga ngo Yerusalemu igiye kuzirimbuka, ayizenguruka. Buri munsi yakoraga amaturo atari munsi ya 20, agenda yizenguruka amara iminsi runaka avuga ngo uyu mujyi Yerusalemu ugiye kurimbuka. Ikintu gitangaje ni uko uyu musazi waburiye abandi nawe yayiguyemo, ntago yigeze asohoka. Ibyo bigereranya abantu babwirije ubutumwa ngo bwa Mariko wa 3. Enowe yaranditse ngo abantu babwirije ubutumwa bwa Mariko wa 3 ngo ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri, ngo aba bantu nabo bazava ku kejo. Ni abantu babwirije ubutumwa icyuya kikababirana, ariko imitima yabo igakomeza gukunda isi n'ibiri mu isi, bakanga kwiyegurira Imana burundu. Ariko ikintu natangajwe nacyo, mu gihe cy'irimbuka rya Yerusalemu nagihuje n'amateka y'ibintu byagiye biba mu isi, yewe n'ibyabaye muri iki gihugu. Nsanga buri gihe cyose hazaba ikintu kidasanzwe mu isi, Imana izabanza gutanga ibimenyetso. Byagenze bite? Uwo musazi bakimara kumwica, bagiye kubona mu kirere ari saa 7 z'amanywa, bagiye kubona amagare n'amafarashi y'intambara n'abayicayeho, ibicu byakoze ayo mafoto, bakajya kubona bakabona ibicu by'ikinangura gutya, babona amafarashi agenda ari saa 7 z'amanywa. Ibyo ngo ntibyagira icyo bibwira abantu. Hari urugi rwakingwaga n'abagabo 24, bagiye kubona urwo rugi, rwari urugi rwa metalike, babona ruri kubita ku mapata rwikingura rwigira rutya, imbaraga irusunika batazi ariyo. Ariko ngo Imana ari kubabwira ngo ushaka nasohoke, ushaka nasohoke. Nta kintu nigisha ntafite gihamya. Uwabereka video y'ukuntu abaromani baje bakuzuza imirambo mu nzu, bakuzuza imirambo ku ruhimbi, abantu bakabica bakabamarira ku icumu, baranze gusohoka kubwo kwanga kumvira imiburo. Muzaperereza amakuru ngo iyo ibirunga bigiye kuruka, akanyamasyo niko katagenda, ariko ngo ikirunga kirakanukira ku buryo kiyomba kakagenda gake gake, kakazamara hafi ibyumweru 2 kari guhunga kava kuri icyo kirunga kagenda, kugira ngo katazahira ku kirunga kuko kamaze kumenya amakuru. Bibiliya avanga abantu bazi kugenzura ijuru uko risa, ariko kuki abantu bananirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe? Kuki uyu munsi na n'iyi saha abantu bacyumva yuko nta mperuka y'ibihe izabaho, ahubwo yuko n'ababyigisha ari abanyabikabyo n'abanyabwaka, kandi nta kintu na kimwe twigeze dusoma muri Bibiliya kitazasohora? Reka mbabwire, nimubona uyu munsi abantu bari kwihakana Imana ku karubanda, abantu ntibashaka uburyo bwo kumvikana n'Imana, kugeza igihe umuntu afashe umwanzuro. Mwumvise impamvu yatumye yitwa iryo zina? Abantu bari guhanga udushya, ahagaze kuri televiziyo, umunyamakuru aratangaye ati ni ubwa mbere, si n'umuhungu ahubwo ni umukobwa, mbonye umuntu witwa Satani. Ati ni rwose nakunze ibigwi bya Satani, numva nanjye ngomba kwiyitirira izina rye. Iyi nkumi yitwa Satani, yitwa Luciferi. Urabyumva urwego abantu bagezeho? Abantu bageze ku rwego nawe ukibaza ati ariko yaba yararemwe n'Imana koko? Ubu abantu bamaze kwidekara. Icyo rero nari mbivugiye ni iki? Uyu munsi Imana itanga amahirwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niba ababwiriza bari kubwiriza ko hazabaho ibihe byo kurangira ku isi, hakabaho igihe kirangira ry'imbabazi, kandi abihana bakaba bagomba kwihana inzira z'ikigendwa, ni iki kikubuza kwiyegurira Imana mwene data? Reka kwishinga ibintu abantu bakoye. Imiburo iratangwa kuri buri kantu akariko kose. Nimugoroba nigisha ibimenyetso,
twabonye abigisha b'ibinyoma, twabonye uburyo isi izagaragaza ibimenyetso. Yewe ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu nushaka no kubisoma muri Bibiliya wabireka. Abana wabyaye wabibasomaho, nabo babikubona mu bitugu. Umugore washatse wabimubonaho, nawe yabikubonaho. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu byandagaye ahantu hose. Uramutse ushaka kubisoma, uzi neza kubisoma, wabibona ahantu hose. Reka mbabwire bana b'Imana, tugeze mu gihe kitoroshye bidusaba kuba dufite Mwuka Wera. Niba tutamufite bizadukoraho. Umuntu uzatambuka imbere hari imbere ahangaha ni umuntu uzaba waragize akagozi k'inyabutatu n'Imana Data. Ndasaba Imana kuri uyu mugoroba ngo Umwuka Wera w'Imana aduhe kwinjira mu nkuge. Yesu ahora ateze ibiganza. Ushobora kumbwira gute uburyo inyamaswa zinjiye abantu ntibinjire? Ushobora kumbwira gute uburyo amatungo asigaye arusha imico abantu? N'urukundo. Bana b'Imana, turi mu gihe kirwaye. Umuntu ufite umugisha niyegurira Imana. Abantu bazarira, abagore bazarira, abagabo bazarira. Bajya bavuga ngo ay'abagabo atemba ajya mu nda, ariko uwo munsi azajya ku gasozi. Hazaba ibihe bigoye, isi yose izanyenyirirwa, abantu bose bazaba barataye umutwe. Kuki nababwiye ngo aba bantu batatu bayobye? Bibiliya ivuga umuntu wayobye yitwa intama, ikavuga umuntu wayobye yitwa igiceri, ikavuga umuntu wayobye yitwa umwana w'ikirara. Aba bantu bose bayobye. Bibiliya yatubwiye yuko ngo hari umuntu wari ufite intama 100, imwe irazimira asiga 99 ajya gushaka intama imwe yazimiye. Uku niko Yesu yataye igitaramo mu ijuru kirimo abamarayika n'ibizima, anejejwe nacyo aza kumpiga, aza kugushaka kugira ngo ubashe gukira ibyaha. Yesu ni umugira neza, nyamara yasize mu ijuru hameze neza, aza gushaka intama imwe yari yarazimiye. Ni jyewe nawe uyu munsi mwegurira umutima wawe. Ngo yarayibonye ayiterera ku bitugu yishimye. Ngo mu ijuru baranezerwa iyo babonye umuntu umwe wihannye. Bakatubwira undi muntu wa kabiri wazimiye, ariko akazimira yitwa igiceri. Umugore umwe yari afite ibice 10 by'ifeza, kimwe kirabura aragishaka kubita agahanga hasi. Ngo igihe yagishakaga yashatse imyeyo yarakubura, ariko uko yakuburaga niko kirenzagaho ivumbi. Nyuma biza kurangira imyeyo yashyize hasi, ahiga igiceri, ahirika inkono, ashaka itadowa aramurika. Nyuma yaje kukibona ariko igiceri kiriho umugese, aranezerwa, aravuga ati mbega nejejwe nuko igiceri nari nabuze nkibonye. Uyu ni umunyedini wapfuye akagwa mu rusengero. Uyu ni umunyedini wazimiriye muri korari. Uyu ni umunyedini wazimiriye mu nshingano. Uyu yaba ari umunyedini kuko igiceri cyatakaye mu nzu ntikinyagirwa. Iki giceri kigereranya umunyedini kabombo. Nasomye amagambo avuga ngo umunyarodokiya kabombo, ngo kujya mu ijuru ntibimushishikaje no gusigara mu isi ntacyo bimubwiye. Ariko amakuru meza yizewe nayuko n'iki giceri nacyo cyabonetse. Imana iri muri operasiyo, iri guhiga umuntu aho yihishe hose. Bibiliya iravuga ngo naho umuntu yajya mu kirere Imana izamutuma inkuba, najya mu mazi izamutuma urufi, najya mu mwobo izamutuma inzoka. Nta muntu uzihisha Imana. Batubwira undi muntu wa gatatu ugereranya umwana w'ikirara wavuye mu rugo, akahava bamuhaye amafaranga, akagera ku gasozi ngo yatse akazi ko kuragira ingurube. Bibiliya ivuga yuko nyuma y'igihe runaka yifuje guhazwa n'iby'ingurube zaryaga ntihagire ubimuha. Yagize isura imeze nk'iy'igikoko. Arangije izi ngurube ngo zamwimaga ibyo zishigaje. Uyu wamugereranya n'umuntu wavuye mu nzu y'Imana akagwa. Yari yaramenye impumuro y'isabato, yari yaramenye ko Imana igira neza. Yageze ku gasozi kiramuherera. Abasinzi batangira kumucyurira ati nawe uje gutonganira natwe ku icupa. Icyo gihe ngo yifuzaga guhazwa n'iby'ingurube zaryaga ariko ntihagire ubimuha. Arangije yisubiramo, asubira iwabo, aravuga ati mpfuye rubi, ndashaka kwihana. Arangije agenda adashaka kwitwa umwana, ahubwo ashaka kwitwa umugaragu. None muri aba bantu batatu bayobye, waba uri mu kihe cyiciro? Umuntu wa mbere yayobye yitwa intama, uwo wamugereranya n'umuntu utanagira idini. Uwa kabiri yayobye yitwa igiceri, uyu wamugereranya n'umunyedini watakaye mu nzu. Umwuka Wera w'Imana akamuhiga akamubura. Imana yashatse Adamu nta handi ari mu ngobyi. Adamu uri he? Numvise imirindi yawe kandi ari hafi aho ngaho. Satani amubwira ngo icecekere. Umuntu wa gatatu wazimiye ni umwana w'ikirara. Aba bantu bose bagereranya twe.
none mu bantu batatu bayobye, hano hari umuntu ushobora kuba yarigeze agirana ibihe n'Imana ariko nyuma akagwa akabivamo agasubira mu isi ikamwangiza. Ubu uyu munsi irarika riri kumugeraho nuko akwiye kugaruka. Uyu mwana ngo bamubagiye ikimasa bamukorera ibirori, ariko ikintu cyambabaje ni uyu grand frere uriya mubona witangiriye itama, bakoze ibirori bya murumuna we wadahari yivumbuye. Ubu abantu benshi bazasoza uru rugendo, abenshi ntibicaye ahangaha. Hari abantu bashobora kuba baranavuye mu nzu y'Imana bakayita bakagenda, abasigaye bayoboye ibihande, abasigaye bayoboye amakorari, ariko imitima yabo yaranze guhinduka. Ushobora bo nta buyobe bigeze bagira, ariko hari abantu bavuye mu nzu y'Imana baranayoba, ariko Imana ikaba yarabahaye indi mitima. Ntabwo Imana izemera ko basoreza urugendo rwabo ku gasozi bazagaruka muri uru rugo. Nubwo batazagaruka bashaka kongera kuyobora amakorari babagamo, bazagaruka baciye bugufi badashaka no kunganira, ariko kugira ngo mu isozwa ry'urugendo bazagire iherezo ryiza. Igihe bakoraga ibirori by'umwana wararutse, mukuru we yarigunze aragenda acyurira se ngo nta n'agasekurume yamuhaye, ngo nta n'agasekurume yamuhaye. Uyu nta buyobe bwamugaragayeho, reka da, ntiyigeze ajya mu bagorozi, ntiyagiye muri byararangiye, reka da. Buriya nta nubwo umuntu wayobye cyane. Uyu mwana wasigaye mu rugo agura ibyuma bya korara pavo mu rusengero, agura sound proof, uyu niwe urwaye kurenza uwatorongeye. Nubwo ikimuga gise kurujyo usanga uyu ngo yari we witera ipasi tumvasha, ariko uyu wasigaye mu rugo umutima afite niwe urwaye kuruta uwagiye, kuko uwagiye we yanagarutse yicujije ibikomeye. Mu gihe bagiye gukora ibirori bya rumuna we babisikana na mukuru wagenda we yigunze, ngo ntabwo bigeze bamuha umunani, ngo nta n'isekurume bamuhaye, kandi ibyo ari kuzaragwa ni ibyase. Uku niko imitima y'abantu banambye mu nzu y'Imana, ariko kamere zabo zikagumya zirwaye. Niko bizasoza, bizarangira n'ubundi babisikanye. Mu gihe kirangira ry'imbabazi bo bazasohoka, abari ibirara bo binjire. Bidusaba kuba mu nzu y'Imana dufite Mwuka Wera, kuko nitutamugira vuba hano gusenga tuzabivamo. Imana idufashe. Nta numwe nifuriza ibyo nabyifuriza umwanzi, kandi nta mwanzi wanjye uraha. Umwanzi ngira ni Satani. Satani wazahambirwa urusyo ajugunywe imuhengeri, ahambirwa ibyaha byacu ku bitugu bye. Rero nawe ibyawe byaturire Yesu, azabimuhambire ku bitugu bye, abijyane abyohohane. Niyo yahene yitwaga Azezeli. Ndashaka kureba umuntu muri iri teraniro uhawe amahirwe yo gutekereza kabiri, akavuga ati by'uyu mugabo yigishije ndabona atari ubutekamutwe, ndabona atari ukubibandi, ndabona nanjye ubwanjye Umwuka w'Imana nyemeza kugaruka mu nzu y'Imana, narayitaye ndagenda. Banziriza, kuko abantu baba bagomba guhabwa imiburo. Ninde muntu ushaka kwiyegurira Imana akavuga ati jyewe sinigeze niyandikisha mu bazabatizwa, ariko binjemo nonaha ndashaka kubatizwa. Ukavuga uti nta bugisewe nta bukibitswe, n'ubundi sinzarama ninanarama, sinshaka kuramira mu byaha. Ndagira ngo uhaguruke udafite isoni. Mana yacu nziza, dukomeje kugushimira cyane ko udukunda cyane, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye nanone uyu mugoroba mwiza watugeneye, kugira ngo twongere gufata icyemezo bundi bushya cyo kugendana nawe by'ukuri. Ni ukuri Data, dukeneye imbaraga yawe. Tugushimiye cyane aba bana bawe bose uyu munsi bagaragaye ahangaha mu iteraniro. Buri wese wakandagiye ahangaha mu umugisha wawe. Tugushimiye cyane abana bawe bamaze gufata icyemezo cyo kubatizwa. Ukomeze gukomereza buri wese mu cyifuzo yafashe, mu cyemezo yafashe. Ukomeze kumubera umuyobozi, umurinde ijwi ry'umwanzi rimukangisha, ahabwa ijwi rya ryongorera rimushikamisha, akomeze kuryumva mu mutima we. By'umwihariko dusabiye uyu mwana wawe uteye intambwe akaza hano imbere, afashe icyemezo cyiza cyo kuzabatizwa, wihiriye kwifuza kwe, kandi iyi ntambwe ateye uyandike mu gitabo cy'urwibutso, maze ubwo uzaba ugarutse azaboneke mu ba mbere bazagusanganira. Iteraniro ryose riha umugisha.
umugaragu wawe witangiye kugukorera, akaba yaritanze muri ibyumweru bibiri byose birimo bisatira ku musozo. Tumusabiye umugisha, iki gihe yatanze uzakimwibukire, maze ubwo uzaba ugarutse uzamusangane nawe yakweretse bose, ubasangiza ikamba ry'ubugingo. Turashoje muri uyu mugoroba, we ntusoza mu mitima yacu, ngaho byose bibe nk'uko ushaka, kubwa Yesu umukiza wacu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.